aho nagereye ahangaha nabonye Imana mu buryo butandukanye. Imana yagiye ikora imirimo n'ibitangaza bitandukanye. Ndashima Imana ko nshoje umwaka ndi mu nzu yayo. Ntabwo njye nari mfite gahunda yo gushima uyu munsi. Warwaye imyaka ingahe, igihe kingana iki, nimba ari amezi twibutse? Narwaye, nafashwe guhera 2019. 2019 nibwo nafashwe, nibwo natangiye kubyumva, nibwo natangiye kwivuza. 2020 ngeraho ndemba cyane, nibwo kwa muganga nicishije banyujije mu cyuma inshuro ebyiri, Kibagabaga na Kacyiru. Hose nkagenda bakabura ibisubizo, bakambwira ngo turabona umugongo wawe ari muzima, bakanyandikira wenda imiti ihenze cyangwa iki, nkagenda nkayigura nkayinywa birananirana. Nyuma yaho mbonye bimaze kunanirana, nibwo natangiye kujya muri babavuzi bamwe baba bamamaza kuri radiyo ngo bavurisha ibimera, bariya bakoresha biri habo. Abari bonjyamo nabo ndabanza, nagiye ahantu nka 3 hatandukanye, nabwo birananirana. Nyuma yaho nibwo nakurikiyeho, nabanje kujya mu barangi, nyuma njya mu bagorozi, nyuma njya no mu bapfumu batandukanye, aho bansigaga imiti, aho bancaga indasago, aho bankoreraga ibiki byose. Ni byinshi, natakaje byinshi. Hari igihe cyo nzafata umwanya wo gushima Imana kubw'ubu burwayi, nkahigura n'umuhigo nahize, ariko ndashima Imana higejeje ikora. Murakoze. Baratwara imodoka, arasimbuka, ameze neza, dukomere Imana amashyi. Munyemerere wakwigendera, Imana ishimwe cyane. Reka nkurikizeho uyu mubyeyi ashima Imana. N'umuntu dufite ufite ubuhamya, yari amaze igihe adashobora gusama, none yarasamye. Sinabwo nari nzi ko ari hano, agiye kubabwira imyaka yari amaze nuko Imana yamukoreye igitangaza gikomeye cyo kusama. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nitwiragiye Jacqueline. Nari maze imyaka 9 shatse mbana n'umugabo ariko tutabyara. Igihe kimwe nza gutwita inda ijya muri torompe. Abazi torompe murabyumva, barambaga. Torompe bakuramwo imwe, hasigaramwo indi. Isigayemwo nabwo barambwira ngo irazibye, ngo biragoye kugira ngo yisamiremwo. Njya kwizibuza. Ngiye kwizibuza biranga. Bama transfer yo kuzajya CHK ngo ngende bayibage. Mbwira Imana nti Mana, ntago nshaka ko bazambanga iyi torompe sigaranye. Ni wowe ubizi byanjye. Ndashaka kuzama amashimwe, nanjye ngahagarara imbere y'itorero n'abantu, mbwira Imana ko nanjye hari icyo wankoreye. Naragenda icara ndatuza, ariko nkajya mbwira Imana nti Mana, ndabizi neza ko hari icyo uzakora. Nuko rimwe nza hano aribwo bwa mbere, mushumba musanga muri biro. Arangije arambwira ati yaragiye gufata telefone ngo yitaba umuntu wari umukeneye. Arangije akira muri telefone aravuga ati Imana impaye ubuhanuzi bwawe, ati waje hano uje gushaka umwana. Ndamubwira nti, arangije arambwira ati ugiye kubyarana na Emmanuel. Emmanuel ni umugabo wanjye, ntabwo yari amuzi, nibwo bwa mbere twari tubonanye. Numva ndanezerewe cyane mu mutima, ndavuga nti Imana, ubwo abonye izina ry'umugabo wanjye, reka nizere ko rwose ugiye kuduha kubyara. Naragiye hacamwo amezi nk'atanu. Mu kwezi kwa 7 nibwo nabonye igitangaza cy'Imana ndasama. Nukuri ibindi nzabivuga nabyaye. Ni birebire. Reka dukomere Imana amashyi. Bwira mugenzi wawe byanga buri munsi arampamagara ati pase none ukwezi kurongera kurarenze rwose, ndumva gifite kwizera. Imana ishimwe. Ntabwo nzi ko ari hano, basinye n'amazina ariko ndamubonye nditamumenya. Imana ishimwe. Kirema igera hano, fata kurinda. Imana ndagushimye ko niwe ubikora. Ku bwacu ntabwo twabishobora, ntabwo ari amazina twayamenya, ntabwo twamenya ngo trompe yazibye ngo irazibutse ngo umuntu agiye kubyara. Ndagushimye Mwami, niwe wamuhaye kubyara. Uko ahagaze ahangaha ashima Imana kubwinda,
natwe turamushinganishije mu izina rya Yesu Kristo. Tuzabona uruhinja hano dushima izina ryawe Emmanuel, tuzamubona ndetse n'uyu mudamu tuvuga gukomera kwawe. Ukomeye amashyi n'impundu. Haleluya, ni wowe ubikora, ubishimira.